Ye abantu bambwiye ngo Dr. Mungu yaguteye ngaho niba yarayinteye bategereze mbyare si umugabo se babonye ari imbwa ashaka gukwepa vava ashaka gukwepa indezo y'umwana none se ngiye babona ngiye mbyaye nta maboko mfite yo kurera umwana kandi ngusabye imbabazi igihe cyashize ntago kigira gute Dr. Mungu yajyaga aza kugusura nijoro ngo akanarara ngo mukarara mwiburungushura buriri urabona vava ari injiji biza kuvuga ngo nibungushuraga ngo mu buriri ne Dr. wakwiburungushura wese mufite igihe kibazo ngo mwaryamenye incuro irenze imwe urabyumva ubu tuvugana nari mve kubonana na Dr. Kwaba niwe wabikubwiye vava ngenje hano nk'umuntu uje kugutabara urabyumva Dr. ntago turi mu rukundo nawe nakunze kubivugaho ku biganiro nagiye nkora ndavuga ngo ibyo kubana nawe ntago yemera ko menya iwabo ntiyemera ko menya famiye ariko igihe azaba afite isoko avuga ngo ndahaha nizeye umuntu azana afite wandi gusunda mu kabari n'icupa ku mutwe ariko Noheli naramuvugiye uzi amajwi Dr. agiye gushyira hanze yikoreye igitebe nta mikino bihari banze kubwira ibyo bisobanuye ngo iki mu kinyarwanda bisobanuye ngo iki Dr. nimba warasomanye na vava ukarikodinga warasomanye uretse Dr. mbabarira ayo majwi afatiye mu cyumba mbabarira Dr. yaramusabye ariko nibetse akabishyira hanze arabona do nukuri kw'Imana wajya afata mikoro yaramusabye uyu mukobwa ari mu gitanda biba ari sawa no kuvuga abantu barimo kujugumira bamukunda n'abaduka impamvu basaze bafite ishingiro ndabyumva bizahamagare umuntu uziko bamagaye kuri wa mugore akambaza ngo ninde wabwundi ngo azabwire nyina namumurike munyo ni wowe muge cyangwa niwe muntu wese ugiye kandi arahindukira ngo umuntu wacu yamamagaye ngo mbyaye kabiri oya da yarabeshaga ngewe iyo umuhungu ambwiye ngo arankunda ndamubaza ntariko se ufite inzu no bararanye rimwe ngewe nzi ubwenge nta musore njya mpfa kwiyumvamo sandiri nibyo ndinze ngana nta musore mpfa kwiyumvamo nta n'umusore waza ngo apfe kunsho Dr. ndamukunda cyane bitewe n'ibyo ngibyo ubundi rero naho ibindi ngo by'amabanga ngo azashyira hanze nta cyaha nakoreye Dr. kizatuma nitabaribwa Dr. anterese akambwira ati vava uzampe mfite imyaka y'ubukuri ntacyo ribu yazimpamagara ngo ngunusobanure uyazaza ari itangazamakuru ngo bagira ngo umva rero karabo k'Imana ruhuka oya reka nkubwire ngiye gupfa umva kara nkubwire iyicarire wicare muye n'ikibazo cy'ukuntu Dr. arimo arabeshya vava yarangije kujya mu rukundo njye naramukundaga Dr. naramubonye mubonamo umusirikare mubonamo umushepe nyine ndavuga imbaraga nari namubonyeho nyine mbese n'igihagararo mubonamo umujepe mubonamo fande runaka uko nabwiraga gute ariko njyewe naramukundaga cyane Dr. pe ariko barambwiye iyo umukobwa akomeje gukunda umuntu cyane ngo umuhungu aba yarakoze kuyibere ku moko none se kara yankora ku moko ko sindi mukuru kandi n'abafana sandiri hari igihe mvukama kumukeka n'abafana baze kumfasha bamfashe tugutuki buretse niba gutukura za guhindukira tugaruka wambaye uyu munsi ntago ariyo wambaye ejo nta nubwo ari uzambaye wowe wahora mu igarisi imwe nibyo ikariso vava yambaye ugiye napfubye nkakenera uwo mupfubuzi najya kumushaka ubundi se we bagupfuba utarigeze upfuba we ntago yapfuba none se aho se umuntu apfuba yewe mu makuru mfite uhagaze hose cyangwa ibivugo uhagazeho uko umutipe ngashaka gushyira amajwi hanze cya kabiri nuko washaka kuzamukira kuri vava niwe wamubajije ni majwi ki ngo nayo ngo mwarimo guterana akabariro mu cyumba mu cyumba ntago ari nuza wabimbwiye wewe imbazaho nakuye amajwi mu cyumba nyine cyahagana he indirimbo indangwamusha umeze ute karabo k'Imana umeze ute ariko uri guhomora ndi mu ari guhomora beshyera ndimo ndahumura tangawizi sende uri parufe banite ubwo sando twari tukibivuga abantu biga ibintu by'amategeko n'abantu babasobanutse nakwikirira ko n'abantu babasobanutse kenshi na kenshi ari n'abayobozi ubwo nimba wiga ibintu by'amategeko rwose ujye ugerageza uvuga ateje abo nzayobora bashobora kumbona nabi oya amategeko se kuba uzaba umwavoka cyangwa se umuwisiye cyangwa se umunoteri cyangwa unese udaca urusinga rw'abandi ariko se ariko rero babarira iki ntabwo uri kubonaga wowe buretse nze gake niko vava ko umuhobeye nk'umuntu umukunda uyobeye yuko karabo k'Imana turakundana ariko ndakuva na kera madame
ngiye abiri seriye nenzi ko atashye wa mugani nanjye nukuri mukaya Vava yarakumwe nanjye nenzi ko nguye yagiye ubwo numva sukaje mu kiganiro none uvuye he ese wakegereye Vava ko mbona wicaye uvuye mu marogi ko mbona uturutse mu yegora uvuye mu marogi kara ko mbona uturutse hari nta marogi bajya aha ni muri hoteli nta marogi bajya muri hoteli se kara reka ntabwo njya mu burayi jewe banza umuntu mbape mu kurukundo ndi mu kiganiro none se ko kuvuye no he bambe na Noheli ko bwiza ko kara wandirimbe yandirimbo wakoranye na Karasira nahagera aba bose nabana nahageze nje kubashyigikira nabana kuri ngewe nabatanze muri iki kibuga barabizi yego gushyigikira Vava aba bose nabana na Noheli imbere yandirimbo wakoranye na Karasira yari kuyikunda arase Karasira wazaje nkaguhuza na Karasira ngaho se mpuzana ahubwo none hangaha arayiva umugana wa musaza arayiva nona ibyo kuri Vava arishimye ubwo wiyeka bare uko ari guseka ariko Vava agenda nezerewe nubwo nje kubarwaye mu kiganiro nukuri wambaye neza yewe urakoze cyane wambaye neza umeze nk'umuntu ugiye ubwo nutangiye kuvuga amagambo nkayo kugira ngo wigarure umutima profite mu kavuye wigarure umutima Dr. M yababaje fata mikoro egera mikoro wa mugani egera mikoro wa mugani negere mikoro nibyo Vava arimo ariko jewe hari amakuru nshaka kugira ngo mbaze Vava ngiye hari umuntu wambwiye ngo Dr. M niyo mpamvu uje mu kiganiro ushaka kumubaza ariko rero ari abafana banje ari na visi mwe w'akarere kacu runaka ari nanjye n'umutima wanjye sinshaka kugaruka ku muntu witwa Dr. M ngiye abantu bambwiye ngo Dr. M ngo yaguteye ngaho niba yarayinteye bategereze mbyare si umugabo se babonye ari imbwa noneho dore bategereze mbyare karame impamvu uje mu kiganiro igera mikoro ariko nimvi ngiye impamvu uje mu kiganiro hari umuntu wambwiye ati kandi ese ko utari gufata mikoro ubundi yegura wafashe mikoro ukajyegereza Vava nawe akaruhuka uri gutinya ariko n'ukuntu ashobora kuyigufatira oya nge nta muntu kaniyumvira nta muntu mfatira no mu rugo nta mfatira so rero dukomeze gahunda ihari rero umuntu yarambwiye ati uriya Dr. M wisasa kuriya arashaka gukwepa Vava arashaka gukwepa indezo y'umwana arashaka gukwepa none se ngiye babona ngiye mbyaye nta maboko mfite yo kurera umwana ntago namushobora mpamvu dore nje nitegereza ahangaha nimba waje wariye cyane simbizi kuko ndabona nanjye hari akandi kantu kari imbere ngewe nta mfite amaboko namukira inshuro rwose ariko mu by'ukuri nimba umwana ntago Vava twitereka muvugire nubwo ndabizara bavuga ngo se nishaka mbe ntwite intuzi iri hehe intambara iri hehe cyangwa urubanza ruri akaga karagwira ariko rero none se Vava abantu bavuga ko yewe mfite amakuru hari amakuru maze igihe ndimo ndumva kwihwiza ko Dr. M ngo impamvu yagukatiye kuriya genda ngira ngo twigane ariko nituze kutongana hano ntago nshaka kugaruka ku muntu witwa Dr. M wongeye impamvu kandi ngusabye imbabazi igihe cyashize ntago kigira gute ntago kigaruka oya Vava nacareka kubaze umusubize mu buryo bushaka Dr. M wari wamubona ko ari ibiganiro kuva nyuma yirasaga ansaba imbabazi nta kintu mfana Dr. M niba yaranteye inda nzamubyera nzambyera uyu mugabo sinzambyara iki imbwa wow ariko rero icyo mbaza iyo umuntu yamaye amakuru kandi ejo nejo bundi ushobora kuzajya kubona ukabona wenda ibintu biri hanze biravugwa ukavuga uti ntago bandabuye yewe amakuru umuntu yamaye amakuru ko Dr. M ngo yajyaga aza kugusura nijoro ngo akanarara ngo mukarara mwiburungushura buriri none rero uko ngana gutya nicare mvuge Dr. M ngo yaje kunsura ngo turatwibirungushuraga dute urabona Vava ari ikigo urabona Vava ari ikigo gikizana Dr. M murekundi mwana yavuze ko yiga iby'amategeko ari umuyobozi nubwo ntabizi ntago nshaka ikiganiro kigaruka oya reka mbanze mbabaze urumva kara ese uraho bundi urahumeka niba umuntu avuze ati indirimbo ya Vava yazana agasaga gikuyeho turanababariranye kugenda rero njyewe hano kamuvugire nanjye wagira ngo sigaye mfite tinga nk'imya sikari umva mbabwire urabona Vava ari injiji iza kuvuga ngo niba ngushuraga ngo mu buriri ure Dr. M wakwiburungushura wese mufite igihe kibazo zimara gushaka iki Vava ntabyamiye bari ari ibintu njya mbaranye kambera kasamutwe je mu makuru mfite nyamara Vava nashaka ntega amatwi jewe nigerera mu makuru yo mu nda y'isi
yewe n'izi nkundo zagarutse uyu mutipe wawe afite target yo kongera kukubyaza umusaruro kuko ibikorwa bye ashaka kubona ko biri busubire hasi. Nta kibazo nacuruza nanjye ntago nzara ninjya ku isoko rye yacuruje ntago nzaburara. Buretse mbaze mubwire. Ushatse kuba ko Vava ari igikoresho cya Dr. M. Oya. Oya njyewe ninjya ku isoko rye ntago nzaburara. Samureka avuga umwe. Reka mbanze mvuge. Dr. M mwe mwari mwanavuze mumbabarire mutankoma mukabongosho. None mukabongosho. None se washatse undi muntu uvuga Dr. M mukamureka. Buretse mbanze mvuge. Ako se nereka kujya mu Yerengere kabere numve. Ese wateye hano ku ruhande noye hari. Oya kayicara inyuma. Yicara inyuma yishimye ikiganiro cyawe. Undi hari. N'abantu badukurikiye babiri babyumve ko Vava ndabamuburiye. Ngewe umuntu yamaye amakuru arambwira ati Dr. M yajyaga ajya gusura Vava. Aramuryoshya aramushuka ngo bageraho ngo bakora gahunda. None se kara ntago nkoranya nawe igihe. Ndabizi. Ninde muntu mu badukorana bose bigeze akubwira ko yaryoshye jewe. Undyoshye se ndushuke. Bafite imyaka y'ubukure. Umva amakuru mfite. Umuntu yambwiye ko ese iyo telefone ishiri hasi. Oya Dr. M ngo bambwiye yuko ngo Dr. M wari ukuntu yashutse Valentina. Urumva? Uwo muntu rero wagushutse. Reka nsoze icyo navugaga. Reka nsoze. Ngamaje kugushuka muraryamana. Ngo mwaryamanye incuro irenze imwe. Urabyumva? Ninde se uwo muntu niba atarebanga wamutubwiye. Ntabwo uzi impamvu naje mu kiga. Uzi impamvu ngutunguye. Reka mbanze nsoze ibyanjye. Sibyo? Ubu tuvugana nari mvuye kubonana na Dr. M kwa Baba. Niho wabikubwiye. Uretse umva nkubwire nge ntabwo nza mu kibazo ntabwo nimvo oya n'abantu bataza kubibona ntabwo nge njya mfa kuza mu kiganiro nk'iki ngiki mfosinze gutyo gusa hari impamvu nje gutya nkahita nza nkabatungura nta na gahunda mu yewe mvuye kwa Bakita kakanya warabyumva neza rero jewe amakuru yose mba nayatohoje umutipe nushaka umwitondere gahunda afite niyo kukuzamukiraho yarangiza akakugaragura buretse ngwama Dr. M inshuti yanjye ankorera indirimbo arabizi ufite ingingo ariko ikurengera uravugisha ukuri uvuye aho bikubera yewe Vava arabizi kwa Bakita tuyaduhurirayo aho Dr. M akorera impamvu nyambwira Vava amaje kugira izina rirerire kandi uyu munsi umuntu ashaka ryitendekaho akarisiga amatotoro yaba murangije yaba mufashe kunda je mu makuru mfite bikomeza ibyo by'inkundo byawe ntago mbyitayo nama nshaka kukugira Imana yarabyo yewe mu makuru mfite n'ukuri ya mutipe arimo arashaka kukuzamukiraho nejo bundi imbere yuko mugirana ejo bundi mugirana ibibazo cano we yarongera flopping isubira hasi wabyumvishije buretse umva nkubwire umva mwera makuru noneho uyu munsi arimo arashaka kugira ngo Sandrine reka nkubwire arimo arashaka kongera kugira cano jewe n'ukuri kw'Imana Dr. M naramukundaga Sandrine Dr. M twajyanye muri alimentation Dr. M twajyanye gukamisha Dr. M twajyanye kugura warabiti Dr. M twajyanye ahantu hose urumva hari ibyo nishyuraga nayo hari ibyo yagiraga gute yishyuraga yakugurira isaha nzima igikomo kizima umwenda muzima ni wowe nyine umusore mwiza ryoshye umugore ntabwo umugore uryoshye ndacyari gusubiza karabo rero Dr. M kuba twarakundanaga hakaza kuzaho saga y'indirimbo yanjye ntabwo bivuze ngo nzajya nicara ku itangazamakuru nsebye Dr. M urumva nimba Dr. M avuga ngo avuga ngo cano yanjye yazamurwaga na Vava Sando urumva Dr. M nta muntu yanyiciye ku buryo yambwira ati mpa ikiganiro nongere mfonde ubuzima nanjye nzi ko nagiye mfashwa n'abantu batandukanye nagera muri showbiz ngo nange kugira gute kumuha ikiganiro kandi nabona ashobora kunzamukiraho akagira ikintu cy'iterambere muri we azanzamukireho Sandrine reka nkubwire Sandrine jewe n'abantu badukurikiye babyumva ntago jewe aka kanya ngira ngo Valentina asubire inyuma Vava ngenje hano nk'umuntu uje kugutabara urabyumva bano batipe bose ndabazi turaziranye uretse mbaze nkubwire Vava listen to me uretse ubanze unyumve uriya mutipe mutarakundana izina ryawe ryari riri ku rundi rwego uretse aho amaje kuzira mu bikorwa byawe izina ryawe arimo ararisiga amatotoro uyu munsi ibibazo bizabaho buretse mbaze nkubwire nge sinifuza kusubira inyuma ngewe nje nimba mwana akundanaga mwongeye mugasubirana nje gushyiramo igitambaro nubyanguka birengaho kakowede abantu babirebe ko mugiriye inama nge ndabizi bivugirwa hirya nzi ko umutipe yaje kugutuburira arimo aragira ngo akubakireho izina yari yarasubiye inyuma kandi mwanahuye ntago ari inkuru mbarira oya usibye no guhura bariya ndabagurira
arabizi ko mugurira arabagurira Karabo ni boss none rero njyewe Karabo Dr. M ntabwo turi mu rukundo nawe nakunze kubivugaho ku biganiro nagiye nkora ndavuga ngo ibyo kubana nawe ntabwo yemera kumenya iwabo ntiyemera kumenya famiye ariko igihe azaba afite isoko avuga ngo ndahaha akaba yakenera ko Vava ashobora gutuma haha azambwire nta kibazo ariko ibindi by'urukundo abantu bavuga ajya gutumira mu bikorwa bitari prank gukoreraho prank mubesha abantu ngo murakundana umva ndi makuru nakwiye kwa Dr. M afite gahunda yuko mwongera mugasubirana ariko mu rwego rwa prank kabiri nimwongera gutandukana Dr. M afite everything y'ibyawe nawe ari hafi ko azabishyira hanze buretse jewe ndabizi neza bagafunga Vava buretse gatoya ibintu karaburetse ibintu karabavuze nizeye umuntu azana video ndi gusunda mu kabari n'icupa ku mutwe ariko Noheli naramuvugiye nimba uvuye gusenga urumva ukwenjoyinga sibyo Sandrine nimba wenjoyinza ahantu runaka hakaza abantu bagafata ama video ya video bakayisora igihe wishimye uri kubyina si ngombwa ngo abantu bagire amakosa ariko nyine nawe nibyo ari kukubwira nanjye abona nabizeye bakira hanze nta kibazo twakugize amajwi Dr. M agiye gushyira hanze Dr. M yarazaga mu kaganira telefone urasira bizi ko telefone yanjye iyi telefone yanjye urabizi ni birimo recording ni ukuvuga ngo rero nanjye rero yangira recording ibyo navuze umwaka washize umva icyo mbwira abafana bawe bafana nimubona ibindi bintu bikurikiyeho bya hatari Vava ntimuzamutenguhe uriya mutipe yamushakagaho hiti n'amajwi agiye gushyira hanze mumbaze nimba bari mu gikoni nimba bari mu cyumba nimba bari amajwi ngagiye kujya oya arajya nta n'icyumweru gishira kandi barasubiranye oya ariko yakubwiye se reka zira nimbabazi zapanzwe nge nababwiye mujyana babeshya kandi Imana yarambye ngo Vava niwe yambwira gukundana na Dr. M uzikorera inguti uzizamure ku mutwe Dr. M ntabwo ari umugabo ukubereye niko Imana yambwiye Imana izaga umugabo mwiza ugiye kukubenguka no hanze hari n'abagukunda batinya kubikubwira kuko ngo wabivuga kuri kamera gira ibanga nicyo cyambere hanyuma Dr. M zamura ibiganiro batinda gusenga none se umuntu avuze ati runaka yambwiye ko nkunda wabukoze ikosa Noheli musezere Dr. M aho kubwaba nabo babari babandi batavugisha ukuri niyo mpamvu banga ko babivuga sibyo ra ikintu namugaye sekara uri seri ibyo uri kuvuga yewe ndi seri ni inshuti yanjye Dr. M ariko ikintu karabona kajya mu inzoga waretse nkakugira inama ntaribe nukuri Vava ni inshuti yanjye Sandrine magara ntusex ariko mu makuru mfite nuko izina rya Vava bashaka kurizamukiraho bakarikubita hasi we agahita amanuka nukuvuga ngo bo barashaka kugira ngo abe nk'ingazi bazamuka ariko bagera hejuru bagatema twatuntu bazamukiraho bo bakagera hejuru wowe rero cunga sana uri mu birura wowe uraho ngaho we barankunda ba Dr. M ni igiki umutipe wirukanse za Kampala akagenda hoza umutipe acanye ku maso wowe uraho ngaho nabonye abakobwa benshi beza ni gukiva cyangugu wowe umutipe yazengurutse za Kampala uko nanjye nagiye tugiye mu bukwe narahabonye nuko nahaze Vava abantu bacanye ku maso yego ariko ni umutipe arimo arakubara Imana bizumba nikoreye intebe nta mikino bihari banza kubwira ibyo bisobanuye ngo iki mu kinyarwanda bisobanuye ngo iki Jesus we ntabwo uzabikubara genda kahe ingufu rero Sando reka nsubize uyu nguyu umuntu agira gutya agashyira amajwi yawe hanze gushakaho impamvu ibyo yakubwiye we mbere akabikata akumvikanisha ibyawe Dr. M ntabwo yigeze anterinda ngo tujya kuyikuramo nashyira hanze polisi zamfunga Dr. M ntaho yigeze ampa business yo kujya kwica umuntu ngo mere nk'aba wundi wamaze kumwica kakayo bamusiga nakazi ke tamwica ahantu mu cyumba turi kubera ngo wampaye nakaze azashyire hanze ntago ndi umwana w'imyaka 16 uyobewe guhitamo ukavugaga kose kari muri kode kari ukavugiraga mu cyumba kari muri kode nakasamo maze imisi nimere neza
baza kaba kimaka amazwi koko ngo ara yarahari mani cyangwa se njye mu ndaga y'umunsi n'ukuri bari yababaye pe ngo amajwi ngo bari kuvuza induru se bande babaye iki se oya mumbarize hari habaye yego hari yabaye iki umbaze byaberaga mu cyumba none se mbabwiza ukuri kara Vava yahakanye icyo kintu avuga ko Dr. Emma atigeze amusaba ariko yemwe ntago mwibuka sipo manaje akavuga ngo nagiye kurari we kandi naragerana n'umunsi n'umwe urumva rero n'abandi bose nimba bashaka kuzamuka ngewe icyo nabasaba nibazamuke urumva noho rero kuza kuvuga ngo urasebya Vava ngiye navuze ko nazicara hano kwitangaza makuru niyo majwi yaba hari simbizi nge ntayo nzi ngo nsebye umuntu nigeze kuganira nawe sari reka ngire ikintu nisabira Dr. M. Dr. M nimba warasomanye na Vava ukarikodinga warasomanye ku kiganiro kwande kwande mwasomanye oya buretse no mu cyumba ngabiri reka ngire Dr. M. Dr. M nimba koko ayo majwi yafite ahantu mwaganirira byibanga kipinga ribira bihanira cyane irabihanira kuri n'umwari yazabyara wowe ngewe amakuru mfite nuko ngewe impamvu nje hano Vava ese Dr. M avuga ko ari umuntu wiga ibintu by'amategeko urumva avuga ko ari umuntu wiga ibintu by'amategeko uramugira inama y'iki ko avuga ko ari umuntu wize ibintu by'amategeko Dr. M warize reka mugira inama ari marana ariko ntago tubizi ndetse gato Dr. M warize tubizi nimba yiga nibatiga biriya bintu akaba bifabrika reka mbubwire nese bakubaje ngo yiga he wavuga ko yiga ushatse kuvuga ko atize rero nyine ntago mbizi niko avuga ariko nge nta gihamya mfite yuko yiga ariko niko yivugisha ngewe icyo mvuga Dr. M nimba y'amajwi yafite rwose ca inkoni izamba shyira mu kabati none se nimba ariho azahahira wowe nimba ariho azahahira M utaza undi mwana amajwi nimba mwarafashe muri mu cyumba mwarafashe muri mu cyumba ngewe ndi gusenga njya kubera ngo mureke umugabo Imana mbiye kwagusa nohe wambabariye reka mfukame nsaba imbabazi Dr. M Dr. M mbabarira ariko nawe wagiye mbabarira uwaje nibona Sandrine rata nimba bona hari inyungu azakuramo yesi namubwira ngo nayashire hanze nimba bona hari inyungu azabikuramo ayo majwi nayo nzi aravuga ngo wuse mu biki narindi kwiga gusoma se Vava nyama mujewe mana mwizina rya Yesu ariko sini tugiye gusengera niba narindi kuvuga ndi kuvuga ndumva ari byiza ariko rero cyane Imana ivuganye na Dr. M Imana ivuganye na Dr. M yaramusabye ariko nibetse akabishyira hanze arabona ni ukuri kw'Imana ongera afata mikoro yaramusabye gamerutse kubona Raila nibetse akabishyira hanze Raila yakoze ikiganiro gasa arangije aravuga ngo rero ngo biriya ngo nibibanje ngo ibindi ngo biri inyuma ngo Dr. M yarasabye Vava baraza babyumve kwitangazamakuru urabona Vava ngo niwe buriya yarareba akavuga nese niwe wakaguza akagashana kuri nta kintu yagura buriya yaramureba akavuga ati uyu muntu nimugeza mu gitanda nkafata mu misatsi nkafata ku matwi Dr. M nta gitanda kenshi nta shambure yajyanyemo yagoze yajyaga amamagara video call nyine mureba ngo yambaye igituza hejuru nonese kwambara yambaye igituza ubusa hejuru je narasenze cyane ndakubwira ngo Imana irambe kwambara igituza hejuru ni ikibazo ubusa muri shambure video call uzabahungu bari Dr. M wibeshe bishyira hanze oya se karabona we ntakabye karabo ari kuza mfite umugore ariko itoto afite nagari byawe itoto reka tubireke tubwire ayo majwi ngo ya ngo ya mwini oya Vava azamegera hino reka mbaze babwire karabegera hino Vava rero uyu mukobwa ari mu gitanda biba ari sawa no kuvuga abantu barimo kujugumira bamukunda n'abaduka impamvu basaze bafite ishingiro ndabyumva n'ukuri kw'Imana pe akwase mwaho yarabikubwira Dr. M ese kuvuta ubwo bakubahuye ubundi wowe oya nyewe reka ndikumubaza ntacyo niceka no he iki gikobwa nikidashaka umugabo nyamara ahubwo Dr. M mugira inama muri iki kibuga ntubaki mugira inama Dr. M mugira inama nareke navuga gato kuri Vava oya kuri hanze kuri gusengera ikintu nsengera nacyo nohera sengera nacyo uyu nguyu
ari kuvuga njyewe ribi zahamagare umuntu uzi ko bamuhamagaye kuri wa mugore wakambaza ngo ninde wabwiye undi ngo azabwire nyina na mumurike munyo ni wowe muvuge cyangwa niwe nkagira amahirwe nkasanga ari ngiye abanjije njyewe rero naciye kuri ribu urumva ubu ibintu by'isebanya ibintu ngo by'amajwi yo hanze ibintu by'iki njyewe nsigaye mbitinya kuko naciye imbere y'iki y'abayobozi urumva iyo nicaye ku itangazamakuru gutya kimuhengera ababaye urukundo kiramubikira katishana mu cyumba ariko se urukundo rwa Dr. Yemo ko naruvuzeho kenshi ko naruvuzeho kenshi kwa Sirego ngo niwe muntu wamusugiye giye mu makuru niwe muntu wansugiye kandi arahindukira ngo umuntu wacu yamamagaye ngo mbyaye kabiri oya da yarabeshaga kwa Pastor Korode aravuga ngo yazamuke kunuza yego rata yagenga zamuke buri bava yewe mu makuru mfite atari bava yari isugi ubu henda sinzi niba kiri bategera gukora ibintu akiri iwacu cyangwa ageze n'ahangaho wenda Dr. Yemo ngo umuntu wamusugiye nimureka dutahe ngo ni Dr. Yemo Dr. Yemo ngo aricaye arasugura yitonze ariko mana sha mufite story mureka nitahe oya kandi yarabihakanye uretse gati yarabihakanye ayo makuru karabavuga amakaro mbese vuga mubaza n'ubu koko nimba koko ari uramutse ubyutse mu gitondo kumva amajwi yawe yagiye hanze ubonye yayasize hanze se ayo majwi nge rero nta majwi nzaburanira umuntu ngo yikeka ikigwa nta baba nikeka kuri Dr. Yemo nababwiye ngo Dr. Yemo ntigeze anterinda ngo tuyikuremo abe yarafashe yamajwi ntaho najyanye nawe kwiba ntaho najyanye nawe kwica kumbwira ati ndagukunda sheri shushuri cyangwa se ibiki n'ibiki wenda icyo kiganiro cyo nakigiranye nawe naganiriye nawe cyane noneho ngewe iyo umuhungu ambwiye ngo arankunda ndamubaza ntariko se ufite inzu no bararanye rimwe rimwe bararanye rimwe ryonye oya hari n'ikiganiro ndi bugarukaho cya pasiteri wavuze ngo naho bajyanye mu mashambure ngo n'amahehe ngo azabivuga ahantu nigeze yemeye ko Dr. Yemo yateretaga akamusa video call yambaye ubusa nibyo bava yavuze Imana ntikamumugisha nta kabari nta bare nta roge nigeze ninjirana mo nande na Dr. Yemo ahubwo twaraganiraga nkamubaza njyewe nabanje kuvuga ngo ibyo ambwirana ukuri mbanza kumwimva ko Sando ntago waba urwaye ngo umuntu akubwira ati ndanyura kuri studio nkuzanira iki imiti ngo ubone ko wa muntu atagukunda hari nubwo yigeze nzanira ibiryo bivuye iwabo maze igihe ndwaye ndabimushimira cyane yari ari mu rugo arambwira ngo sinzi ngo ahantu yavuye ari gusangira n'inshuti ze ngo bamuteguriye ibiryo ngo ntago ari burya ndamubwira nti ngenda arembye nta nubwo nigeze nteka nariko yari amaze no kunzanira imiti ndavuga nti imiti iri bunyice kuko ntariye yarongeye atega moto arangije anzanira ibyo biryo mu kantu k'agaporote manje rero ibyo bintu nibyo byatumye niyumvamo ngewe nzi ubwenge nta musore njya mpfa kwiyumvamo Sandrine nibyo ndinze ngananya nta musore mpfa kwiyumvamo nta n'umusore wazangwa apfe kunsho rero kandi yavuga byose ari kumena hasi Dr. Yemo ndamukunda cyane bitewe n'ibyo ngibyo noneho rero tukajya tuganira nkamubaza ntese ufite inzu arambwira ati rero ngewe ndakiga nta nzu mfite ariko iwacu dufite inzu oyumva nimureka ariko ngemba bwije yiga imiraka ati mu rugo hari inzu bari kubaka ngewe nakeneye gushaka umugore bagira gute Sandrine bayibaza umugabo ariko ushaka iwabo bazamubaka ibyo rero ndashaka kubumvisha mu biganiro bimwe na bimwe twagiye tugira gute tugirana ibyo rero byari mu biganiro nagiye ngirana nande na Dr. Yemo Dr. Yemo buriya Sandrine usibye ko ashobora kuba yagira umujinya ni umwana mwiza ijana kwisha urumva ariko ikindi kibazo cyabaga hagati yanjye nuko ntamenyaga ngo iwabo nihe cyangwa se umuryango wo n'uyu nguyu ariko mu bundi buzima bwose Dr. Yemo ni umwana mwiza cyane ariko ni wa muntu ushobora kugira umujinya akagira umujinya cyangwa se akaba yagira amagambo menshi yo kuguserereza cyane akaba yanakomera no kwitangazamakuru ngo utavuga ngewe nkunda kuvugisha ukuri ariko uzikari cyo gukangisha ubundi rero naho ibindi ngo by'amabanga ngo azashyira hanze nta cyaha nakoreye Dr. Yemo kizakumanika baribwa urumva Dr. Yemo nterese akambwira ati vavu zampe mfite imyaka y'ubukuri ntacyo ribu yazimpamagara ngo nguno usobanura Yesu uri kwawe uri karebya watanze ubundi barakubaza boretse mwigane na bava ese uradushinze ibyo natanze ndavuze niba barabitanze niba barabitanze bari barakubaza iki vuruga bava mu mutwe atadukubitira hano umva rero umva rata bava mutinya ko noneho rero Dr. Yemo uyu munsi ni umukobwa n'umusore mwiza aramutse akubwiye ati wampaye
wamuha kuki se utekereza ko ari byo yavuga oya n'urugero nyine nawe ndakubajije akubwiye ati wampaye wujuje imyaka y'ubukuru wamuha none se wabonye hari ibibemba arwaye we nyine ndakubaza wamuha nyine oya buretse ariko reka vava mbye wamuha Dr. Yemu ni umusore mwiza, Dr. Yemu ntacyo arwaye. Nta n'ibibemba agize gute? Afite. Ibindi rero bya Dr. Yemu na Vava puru rujagari. Dr. Yemu yaravuze ati nimba naraproduce yandira imbihangane. Ibindi rero byo kujya kumusebya, ibindi byo kujya kuvuga ngo yaransabye, ibindi byo kuvuga ntabyo nzi. Nababwiye yuko ari umusore w'inyangamugayo ariko ashobora kugira umujinya mu gihe runaka. Umusembuye nawe nk'uko Vava nanjye usembura nkagira iki? Hagira umushinya. Rero ngiye Vava sinahamagariwe kuza gusebya umuntu kuki bitangazamakuru. Ariko ngaragukundiye kubonye imitsi. Kwagukwiye se? Oya ngo umuturarega. Ni kwagukwiye. Umuturarega kazikaho kwimba. Ni kwakubwiye. Caramukunda Vava. Ariko oya bitari ibintu bya burage. Ngiye mu makuru mfite nayo naguhaye. Ni yuko umutipe ashaka kuzamukiraho. Izina ryawe ryo bitasubira hasi twazamukiye ku bandi wowe ibyo uvuga kuzamukira ariko akavugisha ukuri umunyamakuru surebe ibintu mbabwiye sindivuze nshaho ibi bizarangira uyu nguyu nakomeza ibingibi bya uyu nguyu nakomeza ibya Dr. M uyu bizarangira bitinde bikirekera uyazaza ari ritangazamakuru ngo bongere uyazaza ari ritangazamakuru ngo bongere umva rero karabo k'Imana ruhuka oya reka nkubwire kara umva kara nkubwire iyicarire wicara utuzi ndewe nazamuwe n'Uwiteka Imana urumva mvuze ngo nitangazamakuru ryanzamuye ngiye gushimira Sandrine haza Gerard Mbabazi ngiye gushimira Jean Mazi haza Irene ngiye gushimira Irene haza Yago ngiye gushimira Yago haza n'abandi Imana nje nemera Imana ishobora byose ihinduranya ibihe by'umuntu urumva uri gusenya umukobwa w'abandi oya ntabwo yashenye Dr. Yemu urumva murabeshya umwana w'abandi azi ko wowe umva hari ahantu Dr. M yakoze kwa Vava wende niyo wagira ute hari ahantu Dr. M yakoze kwa Vava wowe n'ibyo wakora byose n'ibyababarira tuzi ikibazo mfite muye n'ikibazo cy'ukuntu Dr. M arimo arabeshya Vava yarangije kujya mu rukundo je naramukundaga Dr. M naramubonye mubonamo umusirikare mubonamo umushepe nyine ndavuga imbaraga nari namubonye wo nyine mbese ni gihagararo mubonamo umujepe mubonamo fande runaka uko nabwiraga gute uko namukundaga urumva ariko none kuko atashakaga ko umuntu amenya ubuzima bwe umuntu amenya iwabo byagiye bigenda bimvamo sando ariko ngewe naramukundaga cyane Dr. M pe ahubwo mukanya araguhamagara ntamamagara se hari rero karabo tuza Dr. M arahantu yakoze kwa Vava byararangiye yakubise akantu kitwa koco rero byarabarangiye mugani byararangiye ubwo ari ibindi by'amajwi yo hanze ariko barambwiye iyo umukobwa akomeje gukunda umuntu cyane ngo umuhungu aba yarakoze kuyibere ku moko ubu bakoze impoko se twajyaga kira tujya mu ruzi tugafata inyangaro ubu bakoze ku moko tugagira ko abakobwa yahuye n'umuhungu agashaka kugira umukobwa bacungana n'imoko ni nko kujya hagati y'umugore n'umugabo kajya kwihandagaza buri gukirana Sandrine kunande shaje kora daranibere ibyo bintu uri kuvuga bishoboka ko uri kubeshya undi mwana kandi ngo bari kumwuga yabimubwiye none se kara yankora ku mokoko sindi mukuru yego imoka yikoze hatarayitsindira atarajya ku murenge imoka yikoze hande iyo moko Dr. M yakoze atarajya ku murenge yikoze hande Dr. M nta moko yakozeho ngo ni moko Sandrine je mutagira ngo ndabivuga wenda ntakomeje genda babaye kubaka izina birafuna birafuna cyane ariko nge mbikesha rugira wenyine yarafashe izina ry'akaryubaka kandi n'abafana n'abafana baze kumfasha bamfashe tugutuki buretse niba gutukura za guhindukira buretse bamfashe nge nabo tugutuki kuko baranuka n'ubundi baravuga ati Vava wowe Dr. M ntabwo agukunda wagicucu n'ibiki uri mu mandazi baze ko n'Imana yabinyeretse bakomeze bamfashe dutanye Dr. M na Vava sando nimero ati turakubwiza ukuri biki n'ibiki yego Dr. M marene wawe ntabwo yakubera marene sari hanze muri Amerika ni yakubera marene uri kumwe na Dr. M kare Dr. M uri eriga n'umuhatari reka mbanze mbwire Sandrine njyewe ni ukuri ko Imana nabyurukiye mu buzima bubi nakoraga mu ruganda rwa Rumenerangabo hariya ku Muhororo tugakora kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu ntiduhembwe njye ubwanjye nagiye ahantu
ahantu biti Kankoronko mbwira Imana nti Imana Kankoronko iwacu Imana irumva hamwe hejuru mu kirambo mbwira Imana ni Imana hari icyumba cy'amasengesho gisenga kuva kera ni rero nibaza ukuntu nabona icyarahani nk'abandi bana nibaza ukuntu nabona botike nk'abandi bana ngo nshinge ako kabotika ku gakarito k'isabune iki niki none wa Mana we bizaturuka hehe nta kimero cyiza mfite ngo nzayahabwa n'umugabo urumva icyo se cyarangaje icyo cyarangaje cyatumye hobaza ukuri kwanje ikibazo mfite mbwira Uwiteka ngo Mana wowe uca inzira aho ziri naho zitari uzanshira inzira Sandrine amafaranga ya mbere na mbere nabonye nayahawe n'indirimbo bita Dore Imbogo yanyuze kwa Jean Bibaza 100 n'ubwa mbere nari nkoze ku 100 mbure mama wambyenda mukunda cyane amafaranga natunze ni menshi 18 y'agahene nakakoze 6,000 nkagurisha 18 urumva nabona abandi bana bari kutonda bafite ibyarahani Sando ku makaritsiye uri kumva nkumva nanjye ndi gushaka uko nabona imashini tukajya guterera abasaza bamwe biwacu Gacumbi ba Reveriyani biti n'abandi none nkabwira Imana aya mafaranga ntago azagwira ubu nzafatisha kuko 100,000 Imana rero yaramfashije inza hano kwitangaza makuru ayo mafaranga nayabonye yari yayandi nahoraga avuga ngo nayafatisha nayabonye ubwa mbere ari 100,000 ubwa kabiri nabonye 1,000,000 n'ibihumbi 100 ubwa gatatu nabonye 300,000 ubwa kane nabonye 280 mpawe na Bruce Melody Sandrine rero hanicaye gutya nagiye mfata abantu 5 mu midugudu nkabaragiza ihene nkafata abandi bane nkabaragiza inka nkavuga ngo igihe utazaba ukimpa imbaraga zo kuri showbiz sinzasubire guhingira wa muturage sinzasubire muri rwa ruganda ngo nifuze umunyu n'isabune shabura beshya n'ukuri Sandrine iyo umusora ndiye na 5 ndarira ngenda gupfa umusaya munago waramugurira na musukana tubwiraga ko amugurira amashanyarazi yangire cyari mu rugo bava umurashobora kugukoreza amafaranga uri kumwe n'inshuti yawe muri mu mujyi urumva ukaba wamuha nkatike y'ibihumbi 10 abonye rero isaha nziza akayigura nta kibazo ariko rwose njye ukuntu nayo umusore yandiye na 5 ndababara yakoze akazi kose ubundi ni gute utabonye kazi kose Dr. Yemo namuhemberaga ariko hari ubwo hari nayo bamunyujijeho 130 arambwira ati rero nari ndimwo idene nibo ngo ari ku ni mopa kashe ati none narindi midane rya 15 none bayakuyeho reka nze nkoherereza ndi 110 asigaye arambaza ati se nurangurira fanta ndamubwira nti ngaho nta kibazo iryo dene ndari kwishyuriye nibyo 15 ndabikwishyuriye ntuzigere uhangayika ngo ubinyishyure kuba babigukaseho nta kibazo mvuze mu ncamakeya ariko iyo nka ngewe vavajuru ntago nshobora kuyigurishiriza umusore kandi Dr. Yemo Sandrine wa muntu wanakubwiraga ngo niyo mubwira ati ngiye kukugurira arakubwira ati ngiye rwose nimba ari ifi mu rugo tumaze iminsi tugira gute tuzirya nimba wenda bayaguciye amazi cyangwa se yakwirase hose imbizi ariko akubwiza ukuri bariya n'abapangayi ntago mbizi ntaho nzi hariya ngo abakubwira ngo ni wabo birapanga ngo nibyo ngo n'abapangayi ntago mbizi nuko yarakubeshye twamwerekaga abantu ngo ni ba mama we yamwerekaga umuntu ngo ni mama we yabona umuntu aje twaye imodoka ngo ngo ni papa umutipe uko yakurindagiye nabona yigeze anyereka no kubeshya urumva ibyo nigeze kuma abantu bavuga ngo iby'amakote ngo n'amakariso byo bimeze bite numvuga ko atanabikugurira yaravuze mu kiganiro cy'ubushize nacyo kidavuze ngo nakugura taxi cyayo ni kariso hari abakobwa bajya bampamagara bakambwira ngo bakundanaga nawe ariko ikariso wambaye uyu munsi ntago ariyo wambaye ejo nta nubwo ariyo uzambaye wowe wahora mu ikariso imwe nibyo ikariso vava yambaye uyu munsi iyo yambaye aka kanya ariyo yari yambaye ejo wahora mu ikariso imwe ubundi ni hatari umva nakasamutwe ngo iby'amakote bagiye mu mujyi kondegisi ni kontekisi ni biki yego ntamenye ibyo bintu ngo ni kondegisi ndayimugurira ni hatari ni ukuri ngo ni kondegisi Arega nje ntago mba bimenyereye no mu tuzakundana sinzi cyakora nanjye nyene mu ruzajye nsokana di muri hehe mwa abantu nyari alikira profete Noheli bigeze kumwekera ngarapfubura ngo ivumbi gatumye yapfubuye se umusore yarapfubura ivumbi gatumye nyine yapfubuye baba yehe ngo yarapfubura ivumbi gatumye ari ibintu njye ntegereza umutima njye bari muri jugushugu
yarabaza aragira ngo umusore w'ikigwari none se haje umupfubuzi wamwemera nyene uyu mupfubuzi namwemera ariko neri baramwekeraga hano ndabizi se nivuge ko twajyanye wambwira ndagiye kuzibaranya hasi wewe wabugufu ugira imana abona umuntu ugira baye imana napfubye nkakenera uwo mupfubuzi najya kumushaka ubundi se wewe bagupfuba utarigeze upfuba we ntabwo yapfuba none se aho se umuntu apfuba ate n'ibijumba umuntu apfuba ate kera ko ariko iwacu bajya batubwira mucanire ibyo bijumba bidapfuba ucana imbere n'ibijumba bidasa gupfuba mana we abagore abagore umva nkongore umva abagore ngo baba barapfubye ngo bahorana umuntu apfuba ate Sandrine ngo uramubwira ko ngo nshinguka wanjije we ngo wamurizo we ngo wanjije wumurizo we wavuze ko igitutsi baje gutusura babara nyine ngo umugore wapfubye abenshi abagore ngo batukana benshi bahorana shikana ngo mu muri nese ko nawapfubye hano ngo tumubaze uragira ngo bigende bite aha ako kana ibyo bitaye Dr. M ntago ajya arakurikirana neza anga gukora akazi ko abana bati cyangwa icyo tuziho Dr. M atabizi nta nubwo Vava yagendana nawe reka da siko mukina ariko Vava nukuri Vava n'umukobwa mwiza muragashoboye cyakoze nukuri Vava n'ikigobwa mureke dusoze nukuri ijoro riragoye nese kana dusoza rero ngiye kubaza ibibazo bibiri waje ngo kubwira Vava kumuburira ngo kumuburira naje kumubura koko uvugishije ukuri wari ukomeje ntago mubeshye none se kuryamana kwa Vava na Dr. M yewe mu makuru mfite yabikubwiye yewe mu makuru mfite uhagaze hose cyangwa yo ibivugo magazeho uko umutipe ngashaka gushyira amajwi hanze cya kabiri nuko washaka kuzamukira kuri Vava niwe wamubajije ni majwi iki ngo nayo ngo mwarimo guterana akabariro mu cyumba mu cyumba ntago ari nuza wabimbwiye wewe imbazaho nakuye amajwi mu cyumba nyine cyahagana he cyawe ahuba hariya muri kiriya cyumba cyawe Kabeza se hariya hafi yaho umanika imyenda Kabeza ni Remera hafi yaho umanika imyenda hari Remera ntago imyenda tuyimanika tuyishyira muri garide ese muri Vava ubundi Dr. M yabikurikiranye gute kandi hari umukobwa mwabanaga w'icyangogo wa wundi manika none se uwo mukobwa ariko mana shaka ariko rero icyo ngira ngo nkubwire Vava wowe uriya mutipe ntakomeze kugushuka urumva ntagushuke pe ntagushuke komeza ibyawe kandi umukunzi wawe arahari uzamubona urumva unyumve neza ni nkuko wahugurwa na musaza wawe cyangwa se no mu muryango wowe rero rekana na Dr. M mukundane bisanzwe gukorera indirimbo ariko iby'inkundo muhagarike ariko rero ngiye narabivuze sinzabisubiramo nakoze ibiganiro byinshi kwa Sirimba nawe turi kumwe navuze ni rero ngiye urukundo ntarwo mbona Sirimba yakomezaga kubibaza ngo ubukwe buzaba ryari ngo mu kwa 12 cyangwa ngo biri muri ariko Sirimba none ndamubwira nti ngiye urukundo rero ntago ndubona kuko niba utazi wabo umusore ntakubwire ngo iwacu naha mu rugo naha ntuye hanaha hari igihe abashaka wa mugani wawe kukuzamukiraho hari igihe se wa mugana bafite ibyo aguhisha nyine ntago nigeze mbyitaho cyane ngo mbishingeho hagati ngo koko ngo urukundo ngo rurahari bujana kwishana yigushuka nubikomeza Dr. M ntago nkusenyeye kuko nimwigeze mujya ku murenge ariko ngenje kubwiza Valentine ukuri kuko uyu mukobwa yarahasorenze ibyo muvuze rero nabandi bose bahora babivuga ye n'abafana hari nabanyuze kuri Sando bambwiye ati twatse nimero zawe Sandrine ibyo uvuga nabo nibyo bavuga abafana abo bo hanze badutera inkunga nibyo bavuga abari bishimye ngo tuzabatwerera nibyo bavuga ntabwo ari mwe mubivuze mwe nyine n'abandi bahora bagira gute urakoze kuba wumvishe nabi Vava ni mukuru nawe zihitiramo uyu mukobwa barambwiye ngo ajya kwa Saro ngo bakamuhereza ariko ibyo bintu no bicufasha Sarongo yarago ngo niyo mpamvu twika kora hanga nta aramaze nyima ayihereza abantu mwese mwazize gutanga nk'ihe ngakora hano se basi mushimire ko bya kuyo mitayi ayikora akabona amafaranga mwe mwazayishatse iyo miti ariko ukora muntu cyane ndabarira cyane mande kugukora ukava ko mfite imiti nahawe na Sarongo Sarongo n'umwana w'Imana niyo miti muvuze nabi dore iyo miti hataza no kuba ibindi bintu dore abantu basigaye bavuga inkuru zikaba intambara n'imvuru we se Sarongo navuga ko ari umuganga wa gakondo ntago muvuze nabi nta miti rero yampaye kadutahe ubwo niba ari byo arihitiramo ibyo Vava turagushimiye ko wemeye byibuze kumwumva karabo niba atari kubeshya murakoze cyane inama wazumvishe merci beaucoup uyu mukobwa ndamukunda cyane oya nawe wanze kuturibira yandirimo twawurevye muri FPR ahantu hose ndagenda tugakora uzatora ku gipfunsi no mu mafilime hose tuba turi kumwe ni ku gipfunsi uzatora ku gipfunsi muri rimbe ngo ndirimbo sinzidimba ariko kwishyuza dutaye
nshimishwa no kubona tujyana tutitaye kubidutanya kabone nubwo batabyumva iminsi izababwira yes ntabwo ndi muri mu byo nezezwa kandi mbona ari banye no mukobwa w'ikizungereza Kararisa wa mama yigendeye hanze disi ye nakundi ndamukunda ngaye nguko